Hari ibintu bikomeye cyane rero byaje kuba byabera muri Gakenke muri Ruri, aho witwa Hatangimana Calliope yaje kuba yakicwa n'umukobwa witwa Nyiramanzi Esperance. Ese wakibaza ngo byaje kuba byagenda bite urupfu rw'uyu musaza witwa Calliope kugira ngo bize kugeraho uyu mwana w'umukobwa aza kuba yagira atya agahita amwica, ibintu rwose bitamaze rwose ngo nk'iminota n'itatu kugira ngo uyu mukobwa aze kuba yishe uyu mugabo. Rwose ni urupfu abantu benshi cyane bavuze ko utamenya ukuntu rwabaye, ni abantu mu kanya gato wabonaga baganira bishimye, ariko ibintu igihe kitarenze iminota itatu yonyine abo bombi umwe yaramaze ko yakwica undi. Abantu benshi cyane rero bagiye babyibazaho, ndetse mbona na bamwe bagenda banyandikira bansaba bambwira bati ese waje kuba batubwira iyi nkuru yaje kuba yagenda ite yaha mu karere ka Gakenke. Nahise ngira ntya rero mpita nkora ku mujene wanjye hariya rwose, navuga ntibanza unshakira ayo makuru kuko ndabona abantu bari kuba bayambaza cyane mu buryo butandukanye kandi nta makuru nari namenye. Icyo gihe rero byansabye ko nkoresha imbaraga nyinshi cyane kugira ngo nze kuba nagera kuri aya makuru yose ya Nyiramanzi Esperance ndetse n'uwitwa Calliope Hatangimana. Ese byagenze bite? Ubundi bakoraga mu kabari k'uwitwa Uwineza Julienne, n'ubundi bakoramo babanye neza nta kibazo na kimwe ngo bari bafite. Umwe yakoraga mu byumba agasasa ndetse agakora n'utundi turimo twaho ngaho mu kabari, ariko uyu we Hatangimana Calliope we yari mucoma ayotsa nyine ihene, yotsa murabizi nyine bamucoma akazi babakora nyine mu kabari. We nawo bumvaga ko rwose bari babanye neza kuko umwe yajyaga agira atya akavuga ati rero reka ngutume iki n'iki, undi akamukinira gahunda nyine, ukabona ko bari babanye neza cyane. Ariko ibintu byaje ko byahinduka mu masegonda menshi cyane, abantu bagiye bagiranye bavuga bati ese habaye ikihe kibazo cyatumye uwitwa Esperance yitwara uku nguku bikarangira n'ubundi uyu Nyiramanzi Esperance aje kuba yahita yica uyu musaza rwose witwa Hatangimana Calliope. Rero Nyiramanzi Esperance yari afite imyaka 34, urumva yaje kuba yakwica uwitwa Hatangimana w'imyaka 56. Wakibaza rero ngo operasiyo yagenze ite kugira ngo uwitwa Hatangimana bize kurangira mukubise icupa rwose ryo munsi y'ugutwi, imitsi yose bahita bayikatira rimwe. Dore ko byagenze rero, witwa Esperance yarari ahangaha nyine, noneho hari mu masaa moya, noneho arangije uwitwa Hatangimana aramubwira ati rero ngiye kugutuma ibirungo kugira ngo ingire ntya nyine kugira ngo notse vuba vuba, noneho ngize kuba nagira uko nanjye nza kukugenza nyine. Urabizi ko hari ukuntu umuntu mutuma akavuga ati ndaguha inongo nawe ugira ute uyimire. Murabizi ko abantu benshi cyane bakora mu kabari baba bizi neza ko ubuzima bwaho buba bugoye cyane, n'ubuzima abantu benshi cyane bakunze kuvuga ko uba ugomba kugira ukundi kuntu ugomba kugira ku ruhande kuko kenshi cyane ntago biba byoroshye. Noneho uyu Hatangimana n'undi ngo barasanzwe bagendana neza cyane nta kibazo na kimwe, aba bombi bajyaga bagirana mu busanzwe. Noneho uyu witwa Calliope Hatangimana yaje kuba yagira ati atijya kunzanira ibirungo uyu mwana w'umukobwa w'imyaka umuntu w'imyaka 34 se Nyiramanzi Esperance ugira muri muto, ntago ari muto, numva ko yaramaze kubagira ati amaze gukuraho. Yaje rero kuba yasimbuka ajya kwizanaho hafi rwose nko ku mabutike aturiye aho. Noneho maze kujyayo uwitwa Calliope ayasigara yotsa inyama, induru zivuga, murabizi ko bamucuma basoma n'agacupa gake gake. Ariko uwitwa Nyiramanzi Esperance yaje kuba yazana ibirungo abizanye abigeza ahangaha, ariko mu kubimuhereza ngo yabifashe gutya rwose ngo arabinaga, ibirungo bigwa hasi binyanyagira. Rero murabizi ko bamucoma kenshi cyane muri abafite akuma mu ntoki ntashobora gutana nako. Aravuga ati rero buriya ntago bizura bo kuntu babitwara banuza, murabizi n'ibitutsi byinshi cyane. Rero baramubwira ati ntago jomba icyuma, undi abaravuze ati kinjombe wanuzawe, nuko undi abageza atya rwose ngo abafashe icyuma ati kwa kundi umuntu nyine azamura icyuma ngo aze kuba yakijomba undi. Nuko uwitwa Nyiramanzi Esperance yari afite icupa uyu nguyu uwitwa Calliope yari kunyweramo, n'ubundi urumva bari gusangira, hari ukuntu umuntu musanzwe muganira. Noneho uyu abaraje agize ate abafashe rya cupa, ariko mu kumoza ati ibirungo birihe abarabimunagiye, asigara afite rya cupa n'ubundi yari kugira ute bari kusangiramo ya nzoga. Ariko uyu nguyu n'ubundi Calliope yananiye kubyihanganira, baravuze ati wantuza we. Undi nawe aramubwira ati nk'umuntu wateretsemo icupa, baramusubije undi arambura icyuma ngo akimutere, undi ahita afata rya cupa abarigize ate aritambitse cya cyuma urumva cyaje kugira ngo kigere ku witwa Nyiramanzi Esperance, ahubwo byaje kurangira gifashe icupa rihita ricikamo kabiri, ndetse urumva ibyari birimo byahise bimeneka. Nuko mu kumeneka undi ahita avuga ati reka nze nkwereke ko nkora mu kabari nta mikino ngira mpite nkwemeza. Murabizi ko ari ukuntu umuntu ajya yikina bati ni iki, ariko ibyo ngibyo ntabwo ari byo tugira. Ahita afata rya cupa ahita
atari mushinga munsi y'ugutwi ahangaha rwose, imitsi iva ahangaha ku ijosi ndetse imwe n'imwe murabizi ko ari imitsi ijyana ahangaha amaraso mu bwonko, iyo yose yahise ikatirwa rimwe n'icyo kimene cy'icupa yarateye uyu musaza. Nuko rero uyu musaza w'imyaka 56 witwa Hatangimana Calliope yahise yikubita hasi. Abantu benshi cyane baravuga bati reka turi ko twamujyana kwa muganga, ariko mu kumugegageza basanga ibintu byamaze kuba byahuriramo induru. Rero muri icyo gihe ngo zahise zitangira kuvuga hirya no hino ndetse ibintu birakomera, abantu barahurura ndetse n'inzego z'umutekano baza ko bahamagara imbangukiragutabara kugira ngo barebe ko uyu witwa Hatangimana Calliope bamugeza kwa muganga agihumeka, ariko n'ubundi bikomeza kugenda byanga biba iby'ubusa. Rero akavuyo karavuka muri no karitsiye ndetse imirwano ngo igihita igirira icya iba myinshi cyane. Abantu benshi cyane batangira ko bahungira mu mazu, abandi bariruka, abandi baravuga bati kabaye. Babizi ko hari ukuntu bamwe usanga hari umukobwa hari uruhande ariho rw'abakiriya be afite ndetse na mucoma akagira uruhande rwe rw'abakiriya be afite. Rero ibi rero byaje kuba byabyara imvuru zikomeye cyane. Aba bombi batangira kuvuga bati dore rwose byagenze uko. Murabizi neza ko iyi nkuru nyine uwumvisha uburyo yagenze ntago ari mu Rwanda yarengeje iminota 3 barimo barwana, umwe yahise yica undi. Urumva ko ni ibintu byihuse cyane. Rero bamwe batangiraga kugenda babisobanura, bari ku ruhande rw'uwitwa Esperance Nyiramanzi, bavuga bati rwose uyu musaza niwe wagize atya, niwe washotoye uyu witwa Nyiramanzi Esperance. Ariko ubwo urumva baje kuba bakwegera uwitwa Uwineza Julienne ngo asobanure aba bombi uburyo bari babanye, ariko yasobanuye ko aba bombi bari babanye neza ndetse nta n'ikibazo na kimwe bafite, ndetse bagerageza no kubaza n'abandi bantu, ariko abenshi cyane nyine babonye uyu murwano ndetse uko byagiye bigenda. Bavuze ko uyu musaza ari we washotoye, ariko nanone abandi bakavuga bati byatewe n'umuco mubi. Uyu mukobwa nta kuntu umuntu aza ngo umutumye ibyo kurya ngo abizane aho kugira ngo abigushyikirize neza n'ubwitonzi bwinshi cyane, ahubwo bitewe wenda n'ibyo aba yafashe, ibyo yaba yanyweye akabifata, rero agahita abijugunya. Ari nabyo byaje kuba byabyara intandaro yo guserera uku kose. Abombi bagahita batangira kugira bati bagahita batangira kurwana. Umurwano urumva ko kugira ngo umwe yice undi ni ibintu rwose abantu benshi cyane bagiye bashyira mu ntuza, bakavuga ko ari ibintu bitatwaye n'iminota 3 kugira ngo umwe aze kuba yica undi. Ibi rero n'ubundi byabaye ku itariki 16 Nyakanga ubwo mu mwaka 2026, n'ubundi biza kuba byabera mu karere ka Gakenke, ubwo ni mu murenge wa Ruri. Bamwe mu bayobozi rero bagiye bavuga ko urwo rupfu barumenye, ariko urumva ko nta kindi kintu kigomba gukorwa usibye guhita bagira batyo bagata muri yombi uwitwa Esperance ndetse Nyiramanzi ngo ajye kubaza icyatumye yica uyu Calliope Hatangimana abisobanure byose. Ubwo rero niba ari ibihano, dosiye igomba gushikirizwa ubugenzacyaha kugira ngo baze kuba byakurikiranwa neza. Ese byatewe n'iki? Bari bafitanye aya makimbirane, ese n'iki cyatumye azana ibyo birungo bari bamutumye akaza kuba yabinagira uyu Calliope rero nawe ahita avuga ati buriya ngiye nka mucoma nta muntu ujya umenyera. Murumva ko byahise bibyara ikibazo gikomeye cyane cyaje kuba cyava mu rupfu. Rero hano abayobozi babasaba kutagira kwihangana ndetse no kwirinda amakimbirane. Mu gihe umwe azamuye amakimbirane mugomba kuba mwagira muti mwagomba guca bugufi akaba yahunga undi, aho kugira ngo bize kurangira ubu ngubu bije mu rupfu undi aje kuba yafungwa. Urumva ko uyu nguyu n'ubundi urumva ko uyu n'ubundi Nyiramanzi Esperance icyaha n'ikimuhama agomba kubiryozwa, ndetse urumva ko byanze bikunze ntago wavuga ngo ahanga yamwishe kubera yari yabigambiriye cyangwa atari yabigambiriye. Twebwe icyo tuba tugomba kubagezaho ni amakuru, ubundi tukagira dute tukikomereza. Urumva rero inzego zibishinzwe zigomba gukurikirana ukavuga ati ese iki cyabimuteye, ese hari andi makimbirane yandi bari bayiteye, ese ninde wabimutumye, kuko n'umuntu ashobora kuyagira atyo akagutuma undi yaragufitiye inzika bikaza kurangira bigenze uko nguko. Rero umva ko ni ikibazo gikomeye cyane. Mw'abantu mwe mujye mwirinda amakimbirane, nibyo bintu byiza byagira bityo bikabafasha. Rero dusabe umuryango wa Hatangimana Calliope kwihangana, ndetse tunavuga duti Calliope uruhukire mu mahoro, ko ibyo ku isi nuko biba bimeze nyine. Uyu munsi ushobora kuba umeze neza, ejo ukabona ibintu byahindutse. Urumva ko na Nyiramanzi Esperance rwose namwe umuryango wanyu ukomeze kugenda wihangana, nubwo uyu Nyiramanzi Esperance yagiye kujya kuryozwa muri gereza, ariko nawe urumva ko muri no nkuru amakuru naje kuba nabwirwa nuko nawe atari yabiteguye. Byaje uko nguko, urumva ko niba umuntu yaragutumye nk'ibirungo ariko bikaza ko byahagenda uko nguko, ntabwo wamenya ngo abantu bakorana byari byagenze bite. Urumva ko rero ni ibyo ngibyo mw'abantu mwe bibera
ku isi. Ariko nanabashimira cyane babwire nti mukomeze kugenda mudushyigikira mukanda subscribe kuri True Rwanda kugira ngo tujye dukomeza tuyubake ndetse igere kure cyane. Ikindi kintu ngomba gukora ni ukujya munsi aho ngaho ugakanda ku kamenyetso kanditseho kagakumwe ka like, ubundi ukajya munsi ukandika igitekerezo cyawe, ubundi ugakora ugasharinga mugenzi wawe niba wumvishe ibintu bimeze neza. Rero murakoze cyane, mugire ibihe byiza, ibiganiro byacu nakagaruka.